ibintu ugomba kwirinda cyane mu gihe uzi neza ko uri mu rukundo cyangwa se mu gihe watangiye kwinjira mu rukundo. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda cyane, niba uzi neza ko uri mu rukundo rwa nyarwo, irinde cyane kuba watangira gufatanya business n'umuntu mukundana, kubera yuko ibi ngibi ntabwo ari byiza mu gihe nyine mwembi mutari mwakumfurima yuko nyine muzabana, kubera yuko buriya umuntu mukundana musa nkaho muri checking, buri wese aba ari gusuzuma undi kugira ngo arebe nyine niba imyitwarire yiwe azayishobora. Rero rwose nyine igihe cyose wamaje gufatanya business n'umuntu mukundana, nyuma wa checking imyitwarire nyine ugasanga mutashobokana, iyo ushatse ko mutandukana uba usanga nyine bikubereye inzitizi ndetse kandi bikakubera imbogamizi bikomeye. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda cyane nyine mu gihe uzi neza yuko uri mu rukundo cyangwa se ufite umuntu mwatangiye gukundana, irinde cyane kugenda ubibwira inshuti zawe kenshi, kubera yuko ibi ngibi ntabwo ari byiza. Buriya rero igihe inshuti zawe usanga nyine bo baragiye babinyuramo ariko bikanga, noneho rero wowe iyo ukomeje kugenda nyine ubabwira yuko ufite umuntu muri kwemerana muri icyo gihe, uba usanga nyine ubusa nkaho uri kwigambanira. Ikindi kandi abantu benshi buriya bavuga yuko kugaragaza nyine intego zawe buriya ngo atari byiza. Igihe cyose ufite umuntu mukundana, nyamuneka bifate nkaho ufite intego z'igihe kirekire, irinde kugenda ubibwira abantu benshi, kubera yuko ibi ngibi bishobora kuba byatuma nyine babistopingira aho ngaho. Ko dukomereza ku kintu cya gatatu rero ugomba kwirinda cyane nyine mu gihe wamaze kwinjira mu rukundo, icyo ngusaba hasi muri komenti unyandikiremo ijambo yego niba wumva ibi bintu byose ndi kukubwira. Ikindi kandi nyine niba ukunda ibiganiro byanjye umunsi ku munsi, nyamuneka ca kuri YouTube wandikemo ijambo Ivasa Disaviye kugira ngo unkorere subscribe, nzatangire nge mbahereza ibiganiro birebire. Nitumara kugira abasubscribe ndetse kandi mbona channel yanjye mwayikunze, nzajya ngenda mbahereza ibiganiro birebire. Ikindi kandi tuzajya twungurana ibitekerezo umunsi ku munsi. Reka dukomereze ku kintu cya gatatu rero ugomba kwirinda cyane nyine mu gihe wamaze kwinjira mu rukundo. Akantu ka gatatu nyine ugomba kwitaho cyane mu gihe uzi neza yuko wamaze kwinjira mu rukundo, karareba cyane abana b'abakobwa. Nuza kumva ari byo uze guca hasi muri komenti unyandikiremo ijambo yego. Buriya ikintu bita poste cyangwa se amafoto postinga ndetse n'utuvideo upostinga, rero buriya rwose nyine mwabakobwa mwe mujye mumenya yuko nubwo mwebwe mutanga urukundo ntabwo ari mwebwe mugena finali yarwo. Birashoboka yuko ngiye naza kugupropoza akakanya rimwe na rimwe ukabanza no kunyiryaho, ariko nyine ukarumereza. Rero ni ngewe uzagena yuko nyine tuzabana, ntabwo ari wowe uzagira ibiki, ntabwo ari wowe uzansaba yuko tuzabana. Urumva iyo turi gukundana mbatsa nkaho ndi kugutestinga, mbatsa nkaho nyine ndi kureba niba imyitwarire yawe ndetse n'indangagaciro zawe nzazishobora. Kuba wakwibaza ati ese ubundi ni ibihe bintu wagenderaho cyane mu gihe ugiye guhitamo umuntu muzabana, cyangwa se wenda urugero ufite abakobwa batatu, ese ni ikihe kintu nyine wagenderaho kugira ngo uhitemo? Ikintu cya mbere rero ugomba kugenderaho cyane ariko ni ikintu bita indangagaciro z'uwo mukobwa. Igihe cyose nyine ufite abakobwa barenze umwe cyangwa se abasore barenze umwe, reba ku ndangagaciro imyitwarire ya wa muntu muri sosiyete abaye. Akantu ka kabiri rero ugomba kwitaho cyane, nawe ubwawe banza wicare wisuzume wirebeho, uvuga ati si ngewe niba nshaka wenda umukobwa wiyubaha cyangwa umukobwa ukora, ngewe ibyo byose ndabyujuje? Ese nanjye nitsanga nyine ashaka nk'ibyo nshaka, uwo mukobwa nyine cyangwa se uwo musore tuzahuza? Kubera yuko hariho igihe umukobwa yicara akavuga ngo njye ndashaka umugabo ufite amafaranga. Ese wowe ufite iki? Ndashaka umukobwa nyine ngo ufite indangagaciro, ngo umukobwa wiyubaha. Ese wowe uriyubaha? Kubera yuko nyine hariho igihe nyine wenda uba wifuza umuntu runaka ukanamubona pe, ariko ugasanga wa muntu ubonye we ibyo yifuza ntabwo ari byo ufite. Ari nacyo kintu nyine gishobora kuba cyahita gituma gisenya urukundo rwanyu ndetse kandi bigahita birangirira aho ngaho. Mbere yo kuhitamo nawe banza wicekinge ubwawe. Njye bibaza ibara imiterere n'uburanga by'imyambaro wakambara ukitwa umusirimu ahantu hose ugeze kandi ku giciro gito. Muri Mucyo Fashion icyo kibazo twakiboneye umuti w'igikubita. Imipira myiza, amapantaro meza, amakabutura, inkweto n'ibindi byose uzibirimbisha abasirimu mu bihe bitandukanye, yaba ku bari n'abategarugori, abasore n'abagabo, abana n'abashesha kanguhe, n'ahandi wabisanga atari kwa Mucyo Fashion. Ukeneye kumenya amakuru menshi ku budasa bw'ibicuruzwa byacu, wadusura aho dukorera ku isoko rya Kimironko ahari icyapa cyanditseho Mucyo Fashion, cyangwa se ukaduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 07 86 581 216. Wibangamirwa no kuba utabasha kugera aho umwambaro wakunze uherereye, kuko kuri Mucyo Fashion tuhakugerera.